bazaniye diro imeze gute. Turi muri weekend, turi gusoza Mutarama cyangwa se ukwezi kwa mbere, ariko n'ukwezi navuga ko kwaranzwe n'amakuru meza cyane ya showbiz. Ariko kandi reka mbanze mbahe ikintu cyitwa ikaze, mbifuriza weekend nziza cyane, weekend cyangwa se n'ibiruhuko ku bakozi ba leta kuba bazasubira mu kazi kwa kabiri. Ariko ubwo ngubwo kugira ngo weekend ushobora kuba ufite ubukwe, reka nguhe deal yo ku ijyanye na weekend, nguhe deal yo kujya muri famille ukajya gusura nk'umuryango, kujya gusura umusheri wawe, cyangwa se ukabasha kuba wajya kwirarira ku nkumi. Buriya abasore baravuga ngo agasore katirare ntikarongora inkumi, cyangwa se umusore utiraririye ntagarongora inkumi. Ariko se uzirarira gute inkumi? Uzajya kuyemeza gute? Urabizi neza ko first impression akenshi cyane usanga ariyo ishitura abakobwa cyangwa se abagore n'abagabo. Ariko nuko ntitukajye twumva ko ari abagore cyangwa se abakobwa gusa bashiturwa, n'abagore n'abagabo n'abasore nuko bigenda. We diro uko imeze ya Vispark ni diro nziza cyane. Twinjirana muri uko kwezi kwa kabiri, bafite ikintu cyitwa promotion ku bijyanye no gukodesha imodoka. Ubundi mu mirenge yo mu Rwanda kuwa kane usanga abantu basezeranye. Kuwa kane y'abantu basezeranye biba ngombwa yuko ushobora kuba wavuga ati reka mfate imodoka nziza cyane nk'iyi niyicariyemo. Murabona saro yayo, murabona ko ifite saro ifite saro nziza cyane. Then hanyuma rero ukaba ushobora kuvuga uti urashaka kuba wakodesha imodoka ari nko kuwa kane. Kanze mbahe detail kugira ngo mwumve impamvu yo kuba mwafata imodoka muri Vispark. Ari kuwa kane ufite umurenge ukaba ugiye gushaka, ushobora kuvuga utoke. Sasa ikintu gishoboka nuko navuga ati reka wenda nigire mu murenge, noneho ninjya mu murenge njyana imodoka nziza cyane, imodoka nshyashya, imodoka utwaramo umukobwa mukagenda mugasinya akavuga ati ndabyemeye, akamanika gutya akavuga ati ngiye nsibyemera. Ariko rero ukaba uvuga uti nanone iyi modoka nta kibazo iza kugira mu nzira, ku buryo niba mwahanye isaha n'ubasezeranya ndaza kubereka details zose. Ndaza kubereka details zose. Ndaza kubereka details zose kugira ngo tubashe kuba twajyana ahantu hose. Kanze mbanze mberekemo imbere muri saro yayo, banze mbereke muri saro kugira ngo tubashe kuba twakora content nziza cyane. Babyita imibare n'ibimenyetso. Ujye mumenya imibare niyo izaba batura, ariko kandi numara kumenya imibare ubashe no kujya kuba wakodesha imodoka yawe nziza cyane. Reka nyishyire gutya mbereke byose. Murabonamo imbere ukuntu hameze, saro yayo iragutse, murabona ukuntu imeze neza cyane. Nyiri imibare n'ibimenyetso, murabona uko imeze. Urabona ko ari imodoka iryoshye cyane rwose. Hanyuma urabona hariya ni ambriyage ikirenge. Ningira gutya nkayizana gutya iyi push ambriyage, ninyisubizayo gutya hariya arahita bakwereka ko harimo black. Kanze muri weekend nzajya mbakora ama content yo kuba sirimura rwose nifashishije Vispark. Jya kuri website ya wandike wa eshatu akadomo vispark.com.
urabona hano hantu hari brake, nimvanamo iyi ngiyi ndahita mbikwereka. Urabona ko ahantu hari brake mu kanya hano ntayihari, sibyo? Noneho ngiye gushyira marishariyeri mbereke. Ikiganiro mushyiraho comment. Marishariyeri dore ni gutya do, hariya bahita bakwereka marishariyeri. Ni gute utaza kuba wavuga ngo ugiye kugenda modoka za Vizi Park tutabeshyanye. Marishariyeri ngiyi barakwereka inyuma, hanyuma bakakwereka rotorovizeri ikwereka byose. Hanyuma ariko nkahita mvuga ngo ngiye kwambara sentire. Hano nambara sentire mpite mbereka byose. Ndaza no kubereka ifite utuntu twinshi cyane. Imodoka ya Vizi Park mugomba kuba ariyo mwakoresha. Ubwo ngiye kugenda ngewe mbereka details zose details zose, kuko ngiye kuba nahita nambara sentire. Nambara sentire noneho ni nyambara ndahita mbereka ngiye kwambara sentire, noneho mbereke rivanse yayo. Ubwo bavuga rivanse, hari abavuga marishariyeri. Nubwo turi mu muganda ariko murabizi ko itangazamakuru rikoresha imibare n'ibimenyetso byo rikomeza akazi, kugira ngo mubashe kuba mwabona imibare n'ibimenyetso yanyu. Ubwo ngubwo ngiye guhita mbereka byose, sibyo? Ngiye kubereka byose, nimugire impungenge. Ndabereka ibintu byose kugira ngo mubashe kuba murebe izo nimero ziri aho ngaho za Vizi Park. Nimumara kuba mwazibona, ubundi mujye kuba mwakodesha imodoka muri weekend. Nari nababwiye impamvu kuwa kane ugomba kujya mu murenge ujyanye n'imodoka ya Vizi Park. Nuko izo modoka nshyashya ziba zizewe. Ugiye mu bukwe kwa gatandatu, nk'ubu ngubu ngiye mu bukwe bwa AG Promoter na Miki, murabizi neza ko bafite barasabana kwe. Hanyuma habeho no kubasezeranya imbere y'Imana baniyakire. Ariko Vizi Park we yavuze ati punditi akira imodoka nziza cyane, ugende ujye kugira gute kuba wakora content unataha ubukwe bw'umuvandimwe. Murabizi neza cyane ko turi mu isi ya social media, isi y'ikoranabuhanga. So ubwo ngubwo rero ngiye gusubira inyuma ho gake cyane kugira ngo mbereke marishariyeri. Cyabibereka byose. Uyu munsi tugiye kugendana amasaha 24 mbereka ibintu byose. Ndabereka urugendo rwanjye rwose rw'uyu munsi ukoresheje imodoka ya Vizi Park. Hanyuma ushaka amazu n'ubundi ugana Vizi Park. Hano baba bakwereka niba hari ikintu uri buze kuba wagonga cyangwa se ntacyo uri bugonge. Iyo ntacyo uri bugonge nabyo barakubwira ngo stop kandi ubu uko bimeze gutya ndagenda mbereka utuntu twose kugira ngo tubashe kuba twakora content na Vizi Park. Hanyuma amaparitema nayo urahamagara cyangwa se ukajya wajya kuri website ugakandamo Vizi Park ukabukinga. Iyo ukoresha product za Vizi Park ukajya mu kabari kitwa Makora, ukajya mu kabari kitwa Kibana, baguha reduction ibyo wakonsumye byose, bahita bakuvaniraho amafaranga. Ubundi ukaba wavuga ati ndashimira Vizi Park. Ari ukuntu kera abantu bajyaga gushaka amazu komisanga akakubwira ngo urama visite, akakuzengurutsa igihugu cyose, akakubwira ngo izi siso aza ahantu hatanu amazu meza, akavuga ngo kwa mbere nzaba nayikuboneye, akakuzengurutsa bitanu ukaba bitanze cyangwa se 10. Ugiye mu modoka byari n'igihe waguca nka veni ngo ayita visite. Noneho iyo bigenze bityo, ariko reka manze mfixe neza tripie kuko ndabona itari kugenda yifixa neza cyane. Gutya se ntimeze neza. Ibyo muza kubona nk'imbogamizi mwihangane, content creation ni kigenda nyine tu. Kandi abantu mushaka gutanga ituro, mushaka gutambutsa akazi ko kwamamaza, Peacemaker Pandit
mumuha akazi yamamaze neza cyane. Ufite imodoka nziza zo kwamamaza, ufite amazu meza, ufite ububari, ufite amahoteli, ubwo none komisiyoneri akakuzengutsa ishuri 1000. Impamvu ndi kugenda gake ndagira ngo ngende mbaganiriza tugende tuganira ibyo bintu visa package kubikemura byo kwa ngo aya visite ngo aya naya ntago bikora. Ubwo rero mbarangiye dire muzanshimire kandi serivisi nziza cyane barazitanga, imodoka nziza cyane, ushaka y'ukwezi, ushaka appartement, wifite ushaka maison de passage, hari tekinike nshaka kubigisha ku modoka. Umuvandimwe wanjye ataratabaruka yanyeretse iyo uri gusura, iyo ushaka kuba wava aho waparitse ukajya mu muhanda ugahita ufata icyerekezo udafashe icy'abandi, uringaniza urutugu rwawe n'umurongo w'umweru, uhita ufata icyerekezo nta hantu na hamwe ugiye. Reka ngende mbibereke murebe, kanyende mbibereke, ngenda mbibereka byose. Uyijyana iringaniye, noneho wagerayo ugahita content. Muzi ikibazo cya content yariguye nabigenza gute ko yariguye? Muzi ukuntu biri bugende. Ikintu gishoboka ni kimwe gusa, keretse nimbona umuntu wazajya umfasha, noneho yamfasha akaba yavuga ati kundi wowe ndagufira gukomeye. Ibi byose ndabibereka ntimugire ikibazo cyo kuvuga ngo none se ngo kamashusho warimo araceza. Araceza nyine kubera ko ni content ndi kubereka. None se ko ndi kubereka ibintu byose uko byakabaye live, nagira ngo mbikore iki singiye. None se ko igihugu cyatubwiye ngo twishakira akazi, twihimbira imibereho. Ese washaka imibereho gute ufite smartphone na internet? Nugushaka imibereho dukoresheje ubushobozi buke dufite. None se ko tuba mu gihugu gifite opportunity nk'igihumbi, uhitamo cyangwa nyishyire hano inyuma, nibyo byaba byiza mbere. Ngende mbereka aho ndi kugana muri Charrière, cyangwa ikindi kintu gishoboka ni ikihe? Gutya ntimugire ikibazo cyo ngo urabona muze kugira impungenge. Mukandara ndawambaye ataza kugira umuntu anika kuri Twitter ngo ponita wamuca amafaranga. None iyo bigenze bitya uhita uyimarayo, kuko ubwo ngiye kujya gutya, ngiye kwerekeza gutya, ndahita nyimarayo, ndahita ngenda mu cyerekezo cyanjye nta muntu mbangamiye. Logique yabyo ni iyi. Mwarimu Clement yavuga ngo none se uri waparitse ahantu inyuma hari imodoka nyinshi cyane ugasubira inyuma ukazigonga. Aje mite njya no mihanda ndimo ni imihanda myiza cyane, igihugu kiba cyaraduhaye amahirwe. So ubwo visa pack sinasoje, none mujye kwiga gukora isabune. Kwiga gukora isabune ho ni diro nziza cyane itazanarangira, kuko banakubwira yuko abajyanye n'abahanga mu bijyanye n'ubukungu, ikintu cyitwa ibintu by'amasuku bitazacika ku isi. Gusa sinageze mu muhanda ugira ngo bunagezemo. Urabona ko mfashe icyerekezo cyanjye ntibye aho abandi. Ubwo rero ngiye guhita nzajya mbibereka, ndashaka gushaka uburyo nazajya mbibereka byose, hanyuma nkaba nabibereka byose uko byakabaye. Ubwo nderekeje. So iyo ushaka kuba, ndagira ngo tuganire nyine ni weekend, mushyiraho n'ibitekerezo byanyu. Abangiye iyo nari mubabwira ibijyanye n'imirimo igiye gucika ku isi, imirimo izacika mu isi, habamo imirimo yariguye. Hari imirimo izacika ku isi, ariko imirimo yo gukora amasabune ntabwo izacika. Ariyo mpamvu nshaka kuba nababwira ngo wahamagaye ukajya kwiga gukora isabune, ko ari abarimu babyize mpuzamahanga, babifitiye impamyabumenyi yo ku rwego rwo hejuru, bakaguha n'amasertifika. Tekereza ahantu bashobora kukwigisha bagusanze mu rugo, utekereza ahantu bashobora kuba bakwigisha isabune wize ukayitwara, utekereza ahantu bashobora kuba bakwigisha ukahita utangira gukora uruganda
ruciriritse cyangwa rutoya byitwa small medium. Tekereza ahantu bakwigisha gukora isabune ikomeye y'amazi, umunsi umwe wayimenya, iminsi 3 cyangwa se kimwe bitewe nuko ufata, ariko barakwigisha ugahita ubimenya, noneho ugahita unayikora ukayijyana. So ariko rero usibye n'ibyo bakakwigisha gukora juice, bakakwigisha gukora gikotori, bakakwigisha utuntu twinshi cyane. Noneho usibye n'ibyo bakaguha certificate, bakabana kwereka uzajya ugurira ibikoresho. Noneho wagura ibikoresho ukabasha kuba watangira gukora isabune yaba yawe mu rugo, yaba yo muri company. Noneho ukaba waprocessinga steps zo gushaka iki ubuziranenge, ubundi ukabasha kuba wakoresha isabune nawe zemewe ku rwego rw'igihugu. Ariko normali gukora isabune ukaraba wowe ku giti cyawe cyangwa ukaba wayicuruza, kuko ntago wajya guprocessinga ibyangombwa udakora. Oya, nese wagubyamo by'intu udakora, ugomba kubukora. Ubwo rero waza ukiga, kubera yuko ntekeza neza ko nta yandi mahirwe ahari, igihugu kiba cyaraduhaye amahirwe yo kwiga umwuga n'ubumenyi ngiro byitwa TVT. Ni umwuga wiga, noneho wawiga ukabasha kuba wavuga ngo ko nize umwuga se ndawubyaza umusaruro gute. Ubyaza umusaruro mu buryo bubiri bwo gukora isabune. Hanyuma ariko usibye n'ibyo ngibyo ukabasha kuba wazagira umumaro umuryango wawe, kuko yes of course nta hantu dufite ho guhinga, by the way nta nubwo dufite uburyo igihugu cyacu kiri mu bihugu biri gutera imbere byihuse. Iyo bavuga ngo igihugu kiri gutera imbere ntuzumve ko ari wowe uri gutera imbere, baba bavuga system, bakavuga abantu babyutse bakajya gukora, bakajya gushaka amahirwe. Ayo mahirwe se siyo ndi kukurangira yo kwiga umwuga. Hamagara 0788 610 487. Reka nzigusubiriremo, hano ngeze bayita kwa Mansera. Nshuhuza abantu bo muri bemera imyemerere ya Kiliziya Gatolika, soza abantu dusengana mu itorero ryacu rya Zero of Gospel Church. Hamagara 0788 610 487. Ngenda tuganira ku bukwe bwa AG Promoter. Urabizi neza ko yasezeranye mu murenge wa Nyarugenge ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 11 umwaka twavuyemo wa 2025, nibwo AG Promoter yasezeranye na Miki, hanyuma bemeranya kubana akaramata. Ariko andi matariki y'ingenzi mu rugendo rwabo twababwira nuko AG Promoter yambitse impeta ya fiançailles Miki ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Noneho ariko bagomba kujya mu murenge muri Kanama ya 2024. Miki ahora n'ikibazo cyo kutagira indangamuntu, nicyo cyabakerereje, ariko banakundanye n'ubundi mu 2024 bahujwe n'akazi. Ndumva izo ngizo arizo mugomba kuba mwamenya, kuko ngiye guhita njyayo mu bukwe bwabo. Ariko nagira ngo mbanze mbabwire ibya Vizi Park, babwire ibya Gisubizo Soap, mujye kwiga gukora isabune, mujye kivuza amenyo muri The Diamond Smile Dental Clinic, ivuriro rya mbere ku isi mu bijyanye no gukora amenyo. Unafite ishinyambi bayikora, ushaka amapare yo kwirya babigukorera, ushaka unuka mu kanwa. Reka mbaye story ntoya. Ushobora kuba ufite umukunzi akakubwira ngo sinkunda gusomana. Nta muri mu rukundo gusomana ni kimwe mu bintu bibanziriza gukora imibonano mpuzabitsina. Hakaba abantu bakunda gusomana cyane kurenza no gukora imibonano mpuzabitsina. Noneho nk'umukobwa akakubwira ngo sinkunda gusomana, ihangane rwose umuntu ntakunda, ukabimwubahira. Kumbi yagerageje rimwe gusoma yumvura nuko umwanzo ama infection, cyangwa iyo uvuga ahita yigirayo, aritaza akavuga umeze mutyo, wajya kumwongorera akagira gutya cyangwa se akareba hasi. Nuko utaragiye muri The Diamond Smile Dental Clinic. Yes, ugiyeyo ugiye kwivuza, uko byagenda kose muganga arakubwira ngo mu kanwa hawe atanye kuzana ifumbi, ishinya yatangiye kwangirika, amanyo yatangiye gucika,
uzasaza warabaye mapengu, sibyo? Akakuvura. Turi mu nkuru z'inkundo, uwitwa The Ben yifurije isabukuru Uwicyeza Pamela aka Mama Luna. Niwe Melanza pom 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 yeah. Yafashe ifoto bari muri Kenya bwa mbere mu 2019. Mugisha Benjamin The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin alias The Ben, the only one cyangwa se one of a kind, niko abyita, cyangwa se Tiger, cyangwa se umuhanzi wahiriwe n'umugisha nyine ukunzwe, ariko kandi akaba ari umwe mu bahanzi bamaze igihe kinini cyane bakora umuziki batavanaho, niyo atakora umuziki aba afite inkuru. Nk'ubu inkuru ya Pamela ko yagize isabukuru irafata weekend. So then arambwira ati rero umunsi wa mbere duhura ntago twari tuzi ko azavamo ikintu gihambaye, none havuyemo ikintu gihambaye. The Ben na Pam bahuriye muri Kenya, noneho Ben akunda cyane Pamela, ariko kandi Pamela numwe mu bakobwa bitabiriye Miss Rwanda bagiye bahirwa cyane n'ibijyanye na social media, kuko Pam yitabiriye Miss Rwanda arangije kuyitabira ahita akoresha social media cyane, yamamaje telefone zitandukanye cyane. Murabizi ko ari n'ahantu yagiye ahura na ba Melody mu kazi ko kwamamaza, icyo ngicyo murakizi ntabwo twagitindaho. Ariko kandi yagiye agerageza kuba yaba umukobwa wagiye arangwa no kujya social media cyane, akoresheje social media cyane, ahita akundwa cyane na Ben, amubengutse birakunda cyane. 2019 bahurira muri Kenya, bahuriye muri Kenya biyemeza gukundana no kubana akaramata. 2019 bakoze ubukwe bw'akataraboneka bwavugishije benshi, Ben na Pam, ubukwe twakavarinze mu buryo bw'imbona nkubone. Ariko kandi Pamela mu Burundi, tujya mu gitaramo mu Burundi Bujumbura, gitaramo Ben yakoze ubuzima bugahagarara turi kuri Tanganyika ndetse n'icyo yakoreye kuri stade. Abafana babwiye Ben ngo turashaka Pamela, ngo ntibiri bukunde, bamwe ntago bishoboka ibyo bintu n'ibyo, bamwe ntago bikunda, turashaka Pamela. Noneho Pamela se ntiyaje ubuzima bugahagarara kuri stage, Ben akabona gukomeza gutarama. Ubu rero bamaze kuba bakwibaruka Paris Luna, yes, mwana wavukiye muri Belgique, mu bya Belgique, ariko Pamela igiye yabaga muri France. Ubu akaba ari umuryango wishimye unezerewe. Ben yakoze igitaramo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, kinafata itariki ya kabiri. Hanyuma igitaramo cyagenze neza cyane rwose, nk'uko twagiye tubabwira mu bihe byagiye bitandukana. Ariko ubu tukaba twifuriza Mama Paris umunsi mwiza w'amavuko. Afite imyaka mike, yashobora kuba yuje imyaka 23 cyangwa 4, kuko Ben amushye imyaka 15 gutyo. Ariko ibyo nta n'ikintu babivuza burya kenshi, burya ikizima no kwano bakundana kandi bakaba bafite umuryango mwiza cyane, kandi umuryango ubona ko uri blessed cyane. Ben akaba rero uyu mwaka azataramana na 001 mu bitaramo 4, ariko Ben akaba anafite igitaramo muri Uganda Kampala ku itariki ya 14. Itariki ya 14 The Ben azataramira i Kampala ku munsi w'abakundanye. Ubwo abantu bari Kampala mwitegura kuzabona Tiger B, one of a kind, one of what, one of a kind, one of what, one of a kind. Niwe yita The Ben. Iyi mihanda ndimo nta muntu nabangamiye, nta muntu n'umwe yirimo, niyo mpamvu ndi kugenda nigira ibyo nshaka. Igihugu cyaduhaye imihanda myinshi, dufite obusheni nyinshi cyane nk'igihumbi zo kugenda ushaka gukora content zawe. Hanyuma umuntu akaba yakwaza ngo se wowe se ngo uritwa, utumubwira ati ye mfite ikarita ya RMC, nemera ko itangazamakuru ku butaka bw'u Rwanda mu buryo bw'umwuga. Yimiyeretse gutya tuvuga ati yes, ese nibyo, tikomeza ujye mu kazi kawe. Aka ni akazi ndimo by the way, ndi gutangaza amakuru y'imyidagaduro, ariko mu buryo nyine mutari musanga mumenyereye nanamamaza hambo. Hanyuma ni ushaka kwamamaza kuri ukuri kutavuzwe, social media zanjye ndakurikirwa cyane, naho nkorera hose. Hamagara 078 612 617 ubundi uze wamamaze kukuri kutavuzwe, wamamaza kuri social media. Si ibyo gusa, nanagupost ngiye nkusharingira
ushobora kumpesha umugisha muri uyu mwaka, ngeneye amafaranga kuko urabona ngewe ntabwo mfite amafaranga, ndi umuntu uraho usekeje, ariko ushobora kuba ukumbera umugisha wawe atari ko pundi itakoresha imibare n'ibimenyetso. Reka tumuhereze akazi ko kwamamaza, sibyo? waba mbahaye akangaka se, hanyuma nkajya mu bukwe, nkajya kubereka ubukwe uko bumeze bwa AG Promoter. Namiki mukomeze mu streaming pompom, ni wemera nzagupom ni wemera nzagupom. Mukomeze mu streaming iyo ndirimbo, mureke ishyari, mureke urwango, mushyire hasi urwango, mukunda umuziki wa Bruce Melody. Uriya musaza wanyitegeza avuga ati uri muduki wa mwana wawe, ati ndimo ndahinga kuri internet, kubera ko jewe isuka yanjye ni internet. Ni no office yanjye ndimo murandasi, ni office. Mukomeze mu streaming pompom ya Bruce Melody arimo arayamamaza kuri Audiomack, imaze kuba yakumvwa n'abantu 2500. Kuri Boomplay hariho 2300 byayumvishe kuva yajya hanze. Kuri YouTube yujuje 5,000,000. Kuri Spotify 300,000, afite 273 byamwumvishe kuri Spotify iri gucharginga amadolari 13 ku kwezi ku bantu bafite premium subscription. Ariko umwaka washize wa 2025 yahaye abahanzi bose miliyari imwe y'amadolari ya Amerika. Murumva ko amafaranga iyo muri kumva Spotify agarukira abahanzi. Ikindi ifite aba users basaga 260,000 mu isi, ikoreshwa n'ibihugu 180 ku isi hose. Murabona ko iriya modoka n'umutekano, ariko nta kibazo, dufite umutekano sese. Niyo mpamvu ngenda mbereka batanye gufungura umuganda warangiye. Then indirimbo kandi mu tubari irakinwa cyane, aba DJs mbashimira cyane gukomeza gukina pompom. Ikindi ku maradiyo, abanyarwanda burya hagati y'imyaka 16 n'imyaka 40 bumva radio hagati y'imisi 5 n'irindwi. Bari kwikina cyane, bakumva hagati y'amasaha 5 n'8 ku munsi bumva radio. Nanjye ndaje mu kanya nimara ko ikiganiro kiremo yende niyumvira pompom. Ariko kandi ni indirimbo yabaye iya mbere kuri chat zo muri Tanzania ikijya hanze, kuri TikTok ya Diamond Platnumz ga Simba, cyangwa se Simba mwenyewe, Simba kutoka Morogoro, shamba la Morogoro kutoka. Unasema kuwa unaona kuwa ukifanya collab na Diamond Platnumz, ukijua kwamba utapata soko la Tanzania. Tanzania ina population ya milioni 68 milioni 20 bakoresha internet. Twebwe dukoresha internet turi baki cyane milioni 5. Bivuze ngo supporting Bruce Melody, none nta pushing umuziki, apushing ibendera ry'u Rwanda ku bantu mpuzamahanga. Niko n'abandi bahanzi bazagenda bagira umuntu wabaciriye inzira, kuko ubu kano kanya Diamond yaciye inzira abandi bahanzi, ariko bacinze abandi bahanzi muri Tanzania, Misanayisa yaciye inzira abandi bahanzi, ba Kamiyoni baciye inzira abanzi muri Uganda, ba Eddy Kenzo. Natwe dukeneye aba pioneers, ariko ntabwo byakunda tutabashyigikiye. Icyo kintu ndashaka kukivuga nkitseho cyane. Of course ushobora kuba udakunda umuhanzi, ariko gushyigikira ntabwo bisaba kukunda bisaba umusanzu wawe n'uwo. Aho ugera, hari ikintu nshaka kubabwira abanya-Nigeria bakora muri gym nkoreramo, abakina imiziki muri Nigeria gushyetse ngiye iyo mpageze ntashyira imiziki yo mu Rwanda. Nanjye ngiye ahantu hose nkoresha imiziki yo mu Rwanda. Noneho hari ukuntu ushobora kuba uri mu kabari ukavuga ati munshyiremo pompom, hari abantu bayimenya kubera wowe streams ayikinwe. Hari umuntu uhita ushaka kwishazaminga, hari umuntu ushaka kutavuga ati okay, noneho ya ndirimbo ni nziza cyane, reka nanjye nyikunde nyimenye nyiteho cyane. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ushobora kuba ufite abashuti baba hanze, ushobora ati Bruce Melody afite indirimbo nshyashya mushobora kuyumva. Ni support ubutanze, ariko nk'ubuyihaye Bruce Melody, ubuyihaye igihugu, ubuyihaye u Rwanda, ubuyihaye umuntu uzagukomokaho, uzavuga ngo navutse bigikamye. Murabona ko kiba kinciyeho, uzavuga ati navutse mu gihugu gifite umuziki uteye imbere cyane, navutse mu gihugu aho umuhanzi akora umuziki akabaho. No muhanda batangiye gufungura umuganda wafungutse, reka njye mu bukwe. Ariko nyine tugereze dusupporting umuziki w'u Rwanda. Buriya u Rwanda ni igihugu gifite ibirometero kare 26,338. Uganda idukubye ishuri 9.
ariko birashoboka cyane ko dupushinze umuziki wo mu Rwanda twakwataka Uganda, tukataka Burundi, tukataka Kenya, tukataka Tanzania, none umuhanzi akajya agenda akazana amafaranga ntaryaho ukaryaho ukabona n'ibyishimo. Sinabashimira kugira ngo mve kuri ngende nkomeze njye mu bindi. Imana ibarinde, tugerageze mukande subscribe, mukande share, mushyire igitekerezo, dukoresha imibare n'ibimenyetso.